Twongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer 2020 aho muherereye hose abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. By'umwihariko uyu munsi reka dusuhuze mu Rwanda bari mu karere bari mu ntara y'Amajyaruguru, dusuhuje abari Gicumbi, mu ntara y'Amajyepfo dusuhuje abantu bari Nyaruguru by'umwihariko, ariko kandi abari hanze East Africa dusuhuje abantu bari muri Repubulika ya Tanzania, Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Ku mugabane w'Uburayi diaspora yacu iri mu Bubiligi mukomere cyane. Ku mugabane wa Amerika reka mutudusuhuze abantu bari muri Canada, tubabwire ngo umwaka mushya muhira 2023, umwaka w'amata n'ubuki, uzabera umwaka wo kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi rero hano kuri Rising Engineer 2020 tugiye kuganira ku kintu cya public transport mu mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri public transport cyangwa se uburyo bwo kugenda mu modoka rusange ubu ni topic irimo kuvuga mu mujyi wa Kigali, iri kuvuga mu Rwanda nk'ikintu abantu babona hari bikeneye kunozwa, ndetse n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Repubulika aherutse kubivugaho avuga ati ngira ngo hari ikibazo gihari ntago ntarimo kukibona, ariko niba mukibona se mutanakibona mugende mukitegereze mukinoze. Mu yandi magambo nkavuga ati mugende mukitunganye mushaka igisubizo abantu bagende neza. Wavuga ruti ikibazo giteye gite? Ubundi ukuntu ikibazo giteye muri iyi minsi nukuvuga ngo uragenda ukagera muri gare, cyane cyane ari mu mujyi wa Kigali baba bakeneye gukoresha public transport, ukeneye kugenda muri bus, ugatonda umurongo we ukawubaho ugategereza kuhava wapi. Wagira ngo nabwo umurongo uvuyeho wakunja muri bisi ugasanga abantu bapakiye bisi, abantu baruzuye cyane, ukabona ko kuhava nabyo ari ikindi kibazo gikomeye cyane. None icya gatatu ugasanga abantu bari ku byapa mu mihanda. Urazi ko tugira ibyapa kuri buri muhanda abantu bategerezaho bisi, ugasanga umuntu yategereje ahamaze isaha imwe ebyiri, bamwe bakaba babivamo bakigendera bagahitamo kushaka undi wo kugenda. Impamvu ubona mu mujyi wa Kigali abantu bakoresha utumoto cyane, ukabona imodoka nyinshi, abishoboye bakoresha imodoka zabo zi private, kavuga ati ngiye ntabwo nzajya ku muhanda, nzemera mve mu rugo mfashe imodoka yanjye njye ku kazi, essence ubwo nzemera nyigure. Ugasanga rero ibi ngibi ni ibintu bisa naho bitarimo gufasha cyane mitunganyirize y'imigendekere y'umujyi. Ubundi ubusanzwe muri public transport mu bihugu bitandukanye habamo mode zitandukanye abantu bakoresha, ukaba umujyi cyangwa se abashinzwe gutunganya ingendo mu mujyi bakabahitamo mode iyi cyangwa iriya bitewe na avantage n'ibyiza arimo kwibonaho ndetse n'uburyo irimo gukemura ikibazo. Mu buryo rero abantu bakoresha, ubundi buryo bwa mbere buzwi bukoreshwa mu bihugu byinshi ni bisi, cyo bita city bus. Ahanga ni hahandi hari amabisi atandukanye, buses and coaches ziba zigenda zisavinga imirongo itandukanye mu mujyi, ariko no harimo na za gari ya moshi hazo bita light rails. Izi ni za zindi usanga bifite uvuga ngo ihagurutsa ahangaha igiye guhinguranya umujyi cyangwa se irasavinga agace akanaka. Ariko harimo na za metro, hari za commuter rail, hari za on street tram systems, n'uburyo bwinshi butandukanye. Ariko ahangaha twebwe muri Afrika mu Rwanda mu gihe Kigali by'umwihariko tugiye gufokasinga ku buryo bwa bus, ko nibwo dukoresha nka public transport. Public transport ni uburyo gutwara abantu bagendeye hamwe, buri wese atazanye imodoka ye ngo buri wese agende ukwe. Ubu buryo rero nibwo tugiye kubabwira. Ariko niba uri mushyitsano kuri Rising Engineer 2020 banza ukande kuri subscribe kugira ngo urubuga rwacu koko tumenye yuko turi kumwe nawe. Mu by'ukuri rero city buses cyangwa bus ni uburyo bwiza cyane. Public transport ukoresheje bus, icyambere cyo kwisi yose bisi zo mu mujyi nizo zigira impanuka nkeya zihitana ubuzima bw'abantu. Iyo urebye usanga kuri pourcentage impanuka zawe mu bihugu bitandukanye imibare iri hasi cyane, iri muri 0 n'ibice bike cyane kwijana, kuko bisi ziba zigenda gahoro zitonze neza, nta pressure ihari. Bona ari ibintu biri organize, biri well organized. Ibintu rero bigabanya impanuka cyane cyane izitwara ubuzima bw'abantu. Ikindi nuko buriya buryo butuma tugabanya imyuka twohereza mu kirere, cyane cyane imyuka kubera iki? Kubera yuko uko dukoresha public transport turi benshi
tugabanya za modoka ziri private, icyo gihe twatugabanyije carbone twohereza hanze kubera imyuka isohoka mu modoka. Reka rero uyu munsi ibi bintu tuzagenda tubiganiraho mu byiciro bitandukanye, ariko uyu munsi dufokasinge ku kintu cya avantage ihari yo gukoresha public transport. Ndabizi urabuza kumbwira uti ese wowe uratubwira avantage kandi twabuze imodoka, nabyo tuzabigeraho, tuzabiganiraho, nange mujye mugenda muduha ibitekerezo, mushyiraho na comment hano hasi. Uburyo bwa mbere nuko ubundi aho bisi yakoreshejwe neza, ibi bintu bisevinga time, ni ibintu byoroshye rwose igihe abantu bakoresha. Kubera iki? Kubera ko bisi zigabanya za modoka ziri private, none ugasanga mu muhanda umwanya urabonetse abantu bakihuta. Urumva kandi ntabwo ari kimwe n'uvuga ngo uragenda n'amaguru, urumva kamemu harimo ikintu biba bisevinze. Cya kabiri harimo ikintu cya social inclusion. Social inclusion ndashaka kuvuga yuko urebye ubuzima abantu babayemo mu migi, dufata urugero mu mujyi wa Kigali, harimo abantu b'ubushobozi butandukanye, harimo abantu bifite bashobora kugura imodoka zabo birumvikana, ariko harimo n'abantu bafite ubushobozi buciriritse, bakorera amafaranga makeya kandi bakeneye kujya ku kazi. Dufata urugero, niba ku kwezi umuntu akorera 25,000, 30,000, urumva se ayo mafaranga waguramo imodoka, wafatamo essence, ese wajya gutegamo moto za buri munsi, amafaranga ukazayabona 50,000, 25,000, oya. Ariko ya bisi iva Nyabugogo ijya i Remera cyangwa iva Remera Nyabugogo na amafaranga 253. Urumva dufatamo bisi y'amafaranga 250, n'umuntu w'ubushobozi bukeya, rimwe na rimwe igihe unaniwe, igihe ari ngombwa, wafata kabisi ugasimbukira ku kazi, kuko usanga moyenne hano mu mujyi transport kuri bisi ari 300. Ariko uramutse uvuye Nyabugogo ujya i Remera uteze moto na amafaranga 1,500. Urumva ko iyo difference na amafaranga menshi cyane. Ahantu hamwe difference y'amafaranga 1,200, urumva ko kuri trip imwe wishyuramo 5, undi ashobora kuramo trips 5. Urumva rero yuko social inclusion icyo nashaka kuvuga nuko abantu b'ubushobozi butandukanye bose babasha no kugenda mu mujyi, icyo twita mobility ikoroha kandi ku bantu bose b'ubushobozi butandukanye. Icya gatatu nuko buriya public transport ifasha mu kuzamura agaciro ka properties. Murabizi ko ahantu hari linya ya bisi usanga ubucuruzi bugenda neza, amaduka yaho, amazu yaho akodeshwa, ama maison d'habitation yaho, amazu yo guturamo yaho, usanga igiciro gihagaze ukuntu. Numva ngo ahantu hose hari umurongo wa bisi, usanga ubuzima bwaho uhafite ikintu cyo gifite agaciro. Kugira ngo ubyumve neza, sinzira mwarabonye ngo igihe bari bavanye gare mu mujyi wa Kigali bayijyanye Nyabugogo, amazu yese azamura agaciro cyane. Buri wasangaga umuryango ukodeshwa 100,000 wahise ujya ku 1,000, wahise wikuba. Ubu hari n'imiryango ikodeshwa miliyoni ku kwezi. Kubera iki? Niho hari car park y'umujyi, niho hari center ya mobility y'umujyi, bituma properties zizamuka, business zikazamuka. Hanyuma rero icya kane ni ukugabanya ibintu by'urusaku, reduced urban noise. Buriya ntago abantu babizi yuko public transport ifasha mu gukaruma urusaku mu mujyi. Kubera yuko uko twongera ibinyabiziga mu muhanda, imodoka nyinshi zigenda bitera urusaku. Turumva urusaku rwa moteri, izo moteri zose zirimo guturuna icyarimwe mu mujyi, ni ikibazo. Turimo turabona urusaku ruturuka ku mahoni, abantu bagenda bavuza amahoni uko bagenda mu muhanda, n'ibindi. Ariko noneho dukoresheje public transport bita bituma imodoka zindi ziri private zigabanuka, kigiye bikagabanya urusaku, ukumva ko ari ahantu hatuje. Ikindi nuko bituma dukoresha neza imikoreshereze myiza y'ubutaka, dushobora ku mikoreshereze myiza y'ubutaka. Reba ahantu buri wese ari bugende mu modoka ye, urebe ikibazo cya parking kuri kiri bugende. Usanga ahantu hose huzuye imodoka ku muhanda, parking izabaye ikibazo. Ariko dukoresha city transport, public transport, icyo gihe imikoreshereze y'ubutaka iroroha, ibibazo by'amaparking biragabanuka. Urumva yuko espace dukenera ibibaye ntoya. Ikindi nuko bidufasha gusukura umwuka wo mu kirere. Birumvikana nabivuze kare, ikintu
cya gas emission gita kigabanuka. Urabona niba mu mujyi harimo miliyoni y'abaturage, miliyoni 2 mu mujyi wa Kigali abaturage bangana gutyo, ugasanga buri wese akeneye imodoka ye. None izo modoka nizakira icyarimwe, abantu bagiye ku kazi amasaha ya gitondo, saa sita nimugoroba, rush hours, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko uko tuzigabanya dukoresha public transport, n'umwuka wacu uraba umeze neza. Mujye mureba kuri bya bipimo bitwereka uko umwuka rumeze ku munsi, uzajya usanga ahantu hari imigi, hari imodoka nyinshi, usanga aho hantu ariho hari umwuka utameze neza, hari umwuka wanduye. Ikindi nuko bidufasha kugira ngo ubuzima bw'abantu bumere neza. Baya muri public transport tujya dushyiramo abantu bakora n'amaguru, abagenda n'utugare. Buriya igare no kugenda n'amaguru bituma abantu bagira ubuzima bwiza, birumvikana. Iki ni ikintu cyo tugomba kwitaho rero. Ikindi nuko bidufasha mu gutuma urban space imera neza, ugasanga umujyi urakeye umeze neza. Burya iyo umujyi wuzuye imodoka, ubona ahantu hose huze imodoka, nta namwe wareba ku butaka, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero ni bimwe mu by'ingenzi nakubwira byiza byo gukoresha public transport. Ni ibintu 1 2 3 4 5 6 7 8 tubashije kubabwiraho muri kano kanya. Ariko kandi public transport nayo igira ibibazo. Buri ikintu gifite avantage na inconvenience, advantage and disadvantages, iteka ryose birajyana. Bimwe muri inconvenience cyangwa disadvantages za public transport nuko ntago imodoka ikugeza neza exactly aho ifuzaga kujya. Niba waruvuye mu rugo ugiye ku kazi, ntago ya bisi izakujyana kugeze aho ukorera, aho kwenda bus izakugeza ku cyapa kiri hafi aho ngaho, ariko uzakenera none kuva kuri cya cyapa ugeraho ukorera. Iyo ni inconvenience imwe. Ikindi kibazo gishobora kubamo ni flexibility. Urabona wowe hari ukuntu umuntu abashaka, wowe ufite uko uwifuza ibintu, isaro nakayifuza kugenderaho, igihe yifuza kugerera aho ugiye, ugasanga iyo flexibility kuri public transport ntabwo ikunda akenshi. Ikindi nuko usanga bitewe n'ibiciro biri hanze, kugira ngo public transport ibe affordable, abantu babashe bose kuyigeraho, usanga bisaba yuko leta kenshi ishyiramo amafaranga, subsidies, kugira ngo igire icyo yigomwa. Mwarabibonye mu Rwanda muri bihe bitambutse bya covid, igihe essence yari yarazamutse, leta byasabye yuko igira icyo yigomwa, ikagira icyo ishyira muri zira company za transport, ikabaha fuel, ikabaha essence, mazutu, kugira ngo bo kuzamura ibiciro. Iriya nicyo bita subsidies. Urumva rero public transport akenshi isaba subsidies kugira ngo ibe affordable. Ikindi kandi ni personal security. Urabona nyine muri bisi abantu mugera muri umuteto murabizi, iyo ugiye mu nyine uhagaze kwa kundi ufashe hejuru wamanitse amaboko, urumva yuko ntabwo ari kimwe nuko umuntu yagenda mu modoka ye ku giti cye. Ikindi nuko harimo akantu ka uncomfort, umuntu akumva ntabwo ari comfortable. Ubona niba muri bisi abantu buzuye, cyane cyane muri peak times, usanga ari ikibazo abantu benshi batabasha kwihanganira bitewe na social status zabo. Ko umuntu ahagaze, ubona abantu bari muri bisi bagenda babyigana, umwuka abaye mukeya, abandi batutubikanye, akenshi muri peak times usanga ari ibibazo, ukumva abantu bamwe public transport bitumye bayinubira. Ariko ubwo uyu munsi reka kuri aka gace tubabwire ngo tugiye kubatibura agace gakurikiye, tuzagira noneho ngo ni gute twakora iki kugira ngo tunoze public transport. Cyane cyane tuzabikora dutanga urugero hano mu mujyi wa Kigali. Reka dusoreze aha ngaha, kugira ngo n'ubutaha namwe muduhe comment hano hasi, mutubwire ngo mwebwe murabona hakorwa iki, ni ibiki umuntu yakwita kugira ngo public transport hano mu mujyi wa Kigali irushaho kunoga, abantu bave mu modoka zabo bose bemeye kujya muri public transport, imodoka tuziparike tugiye muri bisi. Comment yawe rero turayikeneye cyane. Ariko ubwo mo hagati aho ngaho nizere ko wanije gukora subscribe, kandi aka video yo gukorera share kakagera ku bandi. Muri tuzahure ubutaha, Imana ikomeze ibarinde. Yari Philippe, mugire umunsi mwiza.